Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze kuri mwebwe mudukurikiye hano kuri Ogera TV Show. Uyu munsi twabateguriye amwe mu mazina meza wakwita umwana wawe w'umukobwa uri kuvuka muri kino gihe. Turababwira kandi ubusobanuro bw'ayo mazina. Mbahaye ikaze rero kuri mwebwe tugiye kubana, nanabasaba gukanda subscribe kugira ngo mutazajya mucikanwa n'ibyiza tubategurira umunsi ku wundi. Turatangirira ku izina Melissa. Izina Melissa ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rikaba rikomoka mu Kigereki. Iri zina risobanura uruyuki. Ibiranga ba Melissa ni abakobwa bakunze kurangwa no gukunda imiryango yabo cyane. Bubahiriza kandi inshingano zabo, bazi gufata ibyemezo. Ba Melissa kandi barangwa no kuganza abandi bantu bose baba bari kumwe mu matsinda atandukanye. Irindi zina ni Olivia. Izina Olivia ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rikaba rikomoka ku rurimi rw'Ikilatini, rikaba risobanura igiti cya elayo. Ibiranga ba Olivia bakunze kurangwa no kugenzura ibyo babona byose. Bagira ibitekerezo byagutse, bagira ubushake cyane, ntibakunda kwivanga mu buzima bw'abandi kandi bakunda umwimerere. Irindi zina ni Audrey. Audrey ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rikaba rikomoka ku rurimi rw'Ikidage, rikaba risobanura ubashywe kandi ukomeye. Ba Audrey bakunze kurangwa no kumenya kubana neza n'abandi. Babasha kumenya aho ukuri guherereye mu buryo bworoshye. Bagira umutima woroshye, bafata umwanya wo gutekereza ku byo babona kandi bakunze kugira intsinzi. Naho izina Stacy ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rikaba rikomoka ku rurimi rw'Ikigereki, rikaba risobanura umuzuko cyangwa ukuzuka. Naho ba Stacy bakunze kurangwa no gusoza ibyo batangiye. Bakorana umwete kandi baba bumva nta cyababuza kugera ku cyo biyemeje. Bagira uburyo bwabo bwihariye bwo gukora. Baba abayobozi beza kandi imbaraga zabo buri gihe zigaragara mu bikorwa bakoze. Naho izina Emma ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rikaba rikomoka ku Kidage. Iri zina Emma ryo risobanura isanzure. Ba Emma bakunda imyidagaduro no kwinezeza mu buzima bwabo kuko biri mu bibaha ibyishimo. Aba bakobwa bazi kwakira impinduka zose zibabayeho cyane ko n'ubusanzwe bahora bifuza impinduka kugira ngo babone ibindi bintu bishya. Aba bakobwa kandi ntibakozwa kuba batwarwa n'amategeko cyangwa amahame runaka kuko bo bahora bashaka ubuzima bubaha umudendezo. Ni abantu kandi bagira ibitekerezo byiza, ni abahanga, bakoresha imbaraga mu byo bakora, bagira kwizera kuri hejuru. Kandi ikindi kugirana ubucuti n'abantu biraborohera cyane. Kamere yabo n'imiterere bagira bikunze gukurura abantu benshi bigatuma bumva batabava iruhande. Ba Emma ntibarangwa n'ubwoba ndetse bagira ururimi rwo kwemeza abantu. Irindi zina ni Amelie. Amelie ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rikaba rikomoka ku rurimi rw'Ikidage, rikaba risobanura umukozi. Ba Amelie bakunze kurangwa no gutekereza cyane mbere yo kugira icyo bakora. Babasha kumenya aho ukuri guherereye mu buryo bworoshye. Babasha gukemura ibibazo, baha imbaraga ibitekerezo kurusha ibintu bifatika kandi ni inyangamugayo. Irindi zina ni Gianna. Gianna ni izina rifite andi mazina bihuje ubusobanuro ariyo Giovanna, Giovanna, Gina hamwe na Jenna. Ibiranga aba bakobwa barangwa no kwitonda aho bari hose, bagira umutima mwiza, bashimishwa no gufasha abandi, bashyira ukuri imbere, bakorana umuhate mu mirimo yabo, bakunda kandi kurya cyane. Irindi zina ni Luna. Luna ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rikaba risobanura unezerewe. Ba Luna bazi gufata ibyemezo, bakunda kubaho neza kandi inshingano zabo bazikora neza. Naho Ava ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rikaba risobanura ubuzima. Ba Ava barangwa no gusabana, bakunda kwiyitaho kandi bazi kubaho ubuzima bwabo neza. Irindi zina ni Eveline. Eveline ni izina rihabwa abana b'abakobwa rikomoka ku rurimi rw'Igiheburayi. Iri zina risobanura ubuzima cyangwa utanga ubuzima. Ba Eveline barangwa no kuba abahanga cyane, batekereza cyane ku byo babona. Bakunda kuba bazi ibintu byinshi, barigenga kandi bagira igikundiro. Irindi zina ni Abigail. Abigail ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rikaba risobanura ibyishimo by'umubyeyi. Imiterere ya Abigail ni umuntu ureba kure, akunda abantu kandi ariyemera.
azi gukurura abantu no kubiyegereza mu buryo budasanzwe. Ntiwapfa kumumenya kuko arahindagurika mu buryo yitwara n'uburyo avugisha abantu. Ntahama hamwe, ejo aba akunda ibintu runaka, ejo akaba yabihinduye. Uko agaragara byose ashobora kubihindura mu buryo bwihuse. Biri muri kamere ye. Ntiyita cyane ku bintu by'isuku, kubahiriza gahunda cyangwa gukurikiza amategeko runaka. Ibintu byose aba yumva ntacyo bimubwiye kinini. Iyo akiri umwana, Abigail ntaguma hamwe. Arakubagana cyane kandi agakora ibintu byinshi icyarimwe. Iyo atitaweho cyane, ashobora gukura nta kinyabupfura agira kubera uburyo aba adashaka kugendera ku mategeko y'abantu abo ari bo bose. Ashobora kandi gutsinda cyane kubera ko akunda umwarimu cyangwa agatsindwa bitewe no kudakunda umwarimu. Avuga amagambo menshi kandi akagira akavuyo. Abigail akunda kubona abantu bamwitayeho cyane cyane abo badahuje igitsina. Akunda guseka, kugaragara neza mu bantu kandi akunda kuba mu rukundo n'abantu batamaranye igihe kinini baziranye. Akunda ibintu byiza, yaba imyambaro cyangwa imitako, gutembera no kumenya ibindi bintu bishya bijyanye n'iraha. Abigail kandi akunda inshuti gusa ntagumana zimwe. Ahora ahinduranya kuko si inshuti nziza cyane. Araharara bigatuma atarambana n'inshuti ze. Imirimo aba yumva yakora ni ijyanye no kwamamaza, guhanga imideli n'ibindi bijyanye n'ubugeni. Irindi zina ni Belinda. Belinda ni izina rihabwa umwana w'umukobwa ugasanga rigezweho cyane muri iyi minsi ku bana bavuka. Mu Gitaliyani rikomoka ku izina Bella, risobanura umukobwa mwiza, naho mu Kidage rikomoka ku gicumbi irindi. Bimwe mu biranga ba Belinda: Belinda ni umuntu umenya kwiyitaho no kwiyumva ko ari mwiza bitewe n'ukuntu yumva ko izina rye ari cyo rivuga. Azi gukunda no gutuma urukundo ruryoha mu kwitetesha no gukora utuntu twose dushimisha uwo bari kumwe. Ni umuntu w'amarangamutima menshi, ariko nubwo agerageza kwiyumanganya biramutamaza ibyishimo bye cyangwa akababara bikagaragara. Akora uko ashoboye kose agakumira amakimbirane kandi akayarinda kuko aba yirinda ikintu cyose cyamukomeretsa. Ni umuntu utabogama, wumva buri wese kandi akanasubiza ikibazo. Iyo hari icyo umukeneyeho ugomba kuba utarya iminwa, uzi neza ibyo urimo kuko uburyo akurebamo no kuguhata ibibazo bishobora kugutera ubwoba. Ni umuntu utega amatwi abandi kandi akabonera umwanya umuntu akunda, cyane cyane abo mu muryango we. Iyo akiri umwana, ababyeyi be baba bagomba kumufasha kwitinyuka no kwegera abandi kuko aba atigirira icyizere. Amazina nari nabateguriye nayo. Ndabashimiye mwebwe twabanye, nanasaba kugira ngo mukore subscribe niba mutarayikora, mujye muri comment mutubwire andi mazina twabasobanurira. Murakoze.